Ndabasuje cyane kandi mbahaye ikaze ni Intare Official. Twabukereye ni mu gitondo, nubwo mubona hari akazuba ariko ni kandi ko mu rukerera mu gitondo cya kare. Imbere ya kamera muri kubona ko Bemba nawe yabukereye ku gakote keza cyane, agasuti. Ejo yahoze ambwira ati impamvu wampamagaye sinitabe, yanagiye mu rubanza rw'umuvandimwe. Bemba, ni rubanza cy'ejo wari wagiyemo? Bo n'abakunzi banjye bari bagize ibintu bidasanzwe yanjye, ariko nawe namumenye ku Intare Official. Nawe aragenda arankunda arambwira ati baza buri munsi ari kumwe ngo nzamubere pare aza gusanga ngende umugaturika. Yari yagiye ahandi, ariko ndabashima cyane kuko Imana yabihaye umugisha. Yego, hano rero ku Intare Official twari tugira ngo tubacishirizemo tubabwire naho ejo Bemba yiriwe, kuko ntago yagaragaye kuri kamera z'Intare Official, kandi abafana bamukumbuye ndetse n'abakunzi b'amakuru, by'umwihariko amakuru asesenguye neza, amakuru uba utasanga ahandi ku zindi mbuga, kuko Bemba nababwiye ko abagira mu ndiba y'amakuru, akabakurirayo amakuru ameze neza kandi amakuru yizewe. Bemba, ejo za Rucuro, za Masisi ndetse Uvira twumvishe ibintu bidasanzwe. Nta makuru yaho wigeze umenya, cyangwa wari wibereye mu kirori gusa? Ngiye nyamenya buri munsi. Buriya ari abantu bamwe wenda hari uburyo bari banzi, sibyo? Ku Intare Official nkanga kuba natangaza ku bijyanye na Uvira, ariko ndahamya ko wenda n'umunsi w'ejo bundi naje gukora ikiganiro makuru cyonyine kuri Uvira. Buriya Uvira buriya ikintu cyo nababwira cyo abakunzi b'Intare Official, abakunzi bakunda intare za Sarambwe, abakunzi bakunda amadubu, Uvira imeze ngo iranize, iri mu kanigo. Sinzi ko ndibuze kubirambura, ariko mfite amakuru ahagije kuri Uvira. Yego, bajya bibuka mu mujyi wa Goma, ndabyibuka nyikora kuri Anda TV Rwanda. Yego, abizi nakoze igihe kirekire kuri Anda TV Rwanda, bajya ku bindi binyamakuru bigiye bitandukanye narahakoreye. Yego, ariko reka nsuhuze mwana ndake kuri TV wacu Machachari Official. Yego, nawe reka musuhuze Machachari uraho. Yego, mwana ndake Jean Paul komera cyane. Yego, Kedi. Buriya hari abanyamakuru injya nemera, harimo nka Kedi na mwana ndake, abo Machachari. Bariya ni abanyamakuru bibera, tuba turi kumwe kuri tele. Buriya abandi bose bazaza bakubeshye, navuze ndi Musanze, navuze ndi Kigali, ariko abo ngabo duhurira kuri tele. Kizabikubwira uzajya wumve avuze agace avuze naho gahuriye nako akisobanuye. Ejo bundi hari umwana niba yitwa, reka nere kwirirwa muvuga, wera atavuga ngo reputation naje kuyiharibisha, aragenda totora ibintu, ndavuga ati nabasazi ni bazima. Buri ahantu ngenda kubwiza ukuri, wenda mwana ndake ntabwo ari umukongomani, ariko mwana ndake tujyana kuri tele, amakuru tugejeje kuri tele ibyo agenda nawe agakora, abari kubireba. Hari n'igihe tugera ahantu akamaze ngo ariko Bemba ngo hano hitwa guke, nahamubwira ariko abayigiriyeyo yahabonye, n'abandi baragenda ngo ngo byagenze gutya, nkavuga ati muri abasazi muri bazima, reka tubihorere. Ababakurikirana ntabwo twavuga ngo dukureho abakunzi babo, hari abakunda ukuri n'abakunda ibinyoma. Hari umuntu wigeze kumbwira ariko ngo Bemba ngo wajya ubeshya ko ari uzajya utwika. Ariko uratwika oya, ngo doke ngo mbeshye mvuga ibitariho, sinzi nzabeshya. Gutwika watwikiye ku kinyoma ni nko kubaka ku musenyi. Muri Rucuro na Masisi nk'uko nabimbajijeho, naho hari ahantu hari imirwano. Ayo yose ndaza kuyarambura n'ubundi nyababwire, mbabwira ati ahantu runaka koloneli runaka cyangwa generali runaka w'umuto porokaramu arahanaha ari gukora ibi n'ibi. Hose mbibabwire. Avancement za 23 waruzi yuko muri Rubero Intare za Sarambwe zongeye kwa advancinga? Zongeye kwa advancinga ari muri Rubero. Zafashe ubuce bugeze muri 6. Yego, ubuce 6 kumva ko defense 6 zamaze kuba, donc kuba tombe y'Intare za Sarambwe zamaze gufata muri Rubero. Muri territoire ya Rubero Intare za Sarambwe
zamaze kuhafata ubundi buce n'ubundi. Uri kumva ko ibyo nayo ni amahirwe ku ntare za Salaam. Avancement za 23 muri axe enye zo muri Warikare. Mu gihe gisegetiwe urareba bino bintu bari kugenda ngo bagiye Doha. Ariko reka nsuzume umuntu witwa Mama Matilde. Mama Matilde yaramamagaye arambwira ati ngo Bemba ngo ntago nshaka ngo uzanshire kuri ya list y'abantu bari gufasha intare za intare official. Nguze ngo ngugurire imiti. Biba bihagije n'abantu nkabo nabo yambwiye ngo nimbivuge abakenewe ariko nyine ntabwo karacitse ndakavuze reka musuzume Mama Matilde. Umunyamakuru abanyamakuru se barazimura. Mama Matilde mu mbuga ngari. Yego reka musuhuze yarakoze cyane Muze Kamari witwa Mukongo. Hari umugabo umwe ariko ntago navuga nakomokiyo za Bukombo, ntago nzi ngo abari kuzunguruka ari kujya yashobora kuba ari ajyana no mu bice birimo FARDC na za FD na za Wazalendo. Ndetse Bemba aya makuru tuyaherehe ko abakunzi b'amakuru bafite inyota kino gitondo cyo kubagezaho ko imbere ku rugamba byifashe uko intare za Sarambwe ziri kwitwara. Intare za Sarambwe reka no makuru nyatangirire muri territoire yiwacu, territoire ya Masisi. Muri territoire ya Masisi muri kino gitondo usko mfite ibiceri mu mufuka muri territoire ya Masisi hari yabita muri za Bashari Mokoto, muri Bashari Mokoto reka mavuge gutyo naho iwacu. Muri iki gitondo intare za Sarambwe zirashe abarwanyi batandatu. Yego bari abarwanyi 19 bo muri Wazalendo bo muri Ntuza iracyo cyo kwa Jamari. Abo barwanyi 19 bari baje muri operation bari baje gukorera hafi yo kwihembe. Hari umugabo witwa Kanani bamwita Ndera uvuka ya muri za Ruhanga iyo ngiyo. Mwene nyina witwa Make. Ejo bundi yari major niba ari major niba ari colonel muri za Wazalendo baramukanuye yarapfuye. Yani n'inshuti yaje uwo mwana yaramuhamagaye ndamubwira ati se shaho wakwiripotinze ukibera mu ntare za Salaam. Arambwira ati ngo nago nabana n'inyenzi. Imagine none rero izo nyenzi yanze kubana nazo ziramurashe. Ziramurashe da zimurayaho twinikaga ko ku rugamba bigenda. Yego abo barwanyi rero ari uvuye za Hembe uri kwere donc munsi ya za Kivuye. Bari 19 baraza baje kwiba. Intare za Sarambwe zirashe mu batandatu po bahasize ubuzima. Bari donc yari nka escortage witwa colonel bavuga bari bavuga. Yego bamurasiye batandatu muri kino gitondo. Reka mbwire pole kuri abo babuze ababo. Hari imiryango yabo barafite abagore barapfakaye abana babaye imfubyi. Iyo ni imizigo iri gusigara ku ntare za Sarambwe kuko nibo bazasubira inyuma bari kubaka. None ndibuka ari umumama yitwa Asifiwe. Yari umugore w'umunyatura witwa Zamenga. Zamenga yishwe na Defender. Yego ariko ubu ngubu umwe mu basirikare bo mu ntare za Sarambwe aravuga ati nubwo Zamenga yapfuye yishwe n'inkoni mon frère. Baramukubise mpaka apfuye kandi yari admiral wo kwa Defender. Yego uwo mugore buno Asifiwe atunzwe n'umushoferi utwara intare. Uri kumva yuko intare za Sarambwe ntago zireba ngo ibiki n'ibiki zo zaje kubaka igihugu. Ziriya mfubyi nabo baguye hari yepfo za Kivuye bo muri za Wazalendo. Intare za Sarambwe nizo zizakomeza kubafasha. Yego Armée révolutionnaire congolaise. Wenda hari n'abagore bazavamo bamwe bakazaba n'abagore bo mu ntare. Yego hari icyo bazafasha intare za Sarambwe. Aho ni muri Masisi habere imirwano muri kino gitondo. Intare za Sarambwe zirasamo batandatu. Bavuga arabacitse. Hari uwitwa Kibambasi na warabacika ari kumwe n'abavuga. Yego batakarije imbunda harimo na mashini gane. Ariko iyo mashini gane sinzi ko iri gukora kuko ari ndikubaza ati iyo mashini gane mwirasishije mu kumva barambwira ati no mashini gane mazi itari gukora neza. Territoire ya Rucuru. Territoire ya Rucuru hariya muri Rucuru. Biko ngo ifite amaguru pema. Sinzi umuntu waje kumpereza arankorija arambwira ati ngo na amaguru pema aya naya. Ariko nsanga ko ntago nigeze nibeshye. Uko
ayo magurupema nayavuze ni nakwari hari amagurupema 3 kano kanya tunari kuvugana abantu kano kanya muri kumbona muri kunyumva hari amagurupema 3 arimo imirwano intare za Sarambwe ziri kuhiga wazarendo ziri guhiga FDLR. Izo grupema harimo grupema ya Tongo mu gice cyegere park ya Virunga usa naho uri guturuka ahantu hari ikintu cy'igiplane yego cy'igiplane na nani byatsi bihari na ahantu h'amakoro muri ayo makoro intare za Sarambwe zirimo ziri kurasa FDLR ziri kurasa FDLR no operation ziri gukora hari aba FDLR bari bavuye Kazaro baraza baratraversa baca hagati ya Tongo na za Kabizo bacamo barinjira bari bashaka kugira ngo baze guhungabanya umutekano w'abaturage muri Goma ariko intare za Sarambwe zituruka za Karenga abandi baturuka za Rugari nibo mu ntare za Sarambwe baraza babakupira aho ngaho noneho abandi nabo babaturuka inyuma babahezamo yego nuko ngo izo FDLR ni FDLR FDLR tiki nagwa arimo wenda bari abo muri Semusi baraza babahezamo hagati ubu ngubu bari kubakorera operation muri izo operation zimaze gutanga umusaruro yego umusaruro zimaze gutanga nguyu umusaruro umaze gutangwa hari abarwanyi bo muri FDLR bafashwe muri abo bafashwe harimo abakongomani nibyo FDLR buriya ntazagira umuntu kubeshya ngo FDLR ngizwe n'abanyarwanda gusa FDLR irimo n'abakongomani muri abo bakongomani rero abo bafashwe barwanirira iki we bana na maco y'inda kuko reka ngwenda nkubwire kamanze nangwa kuri kano kayineji yego buriya FDLR ino mitwe yitwaje intwaro iri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta muntu ugenda ngo agiye ngo kurwanya kubera objective bose na maco y'inda na maco y'inda uragenda ukajya muri FDLR ukajya ku ikosi muri FDLR wavuye iwanyu wateye nyokwinda utera mushiki wawe inda yego wishe so wanyu wafashe umwana w'imyaka 3 ku ngufu wibye inka y'umuturanyi wibye ingurube y'umuturanyi watwitse inzu y'umuntu muturanyi urugero wenda nagwereza hari uwitwa Noheli November Hotel yapfuye ejo bundi ari colonel yatwitse inzu yo muri famille yo kwa Bayerasuma niba atari inzu y'uwitwa Pepe manza ari witwa Samuel arayitwika tena yagiye arabiba abo ngabo rero baragenda bakajya muri iyo mitwe bamara kujya muri iyo mitwe kubera guhunga ibyaha bakigira ibyihe noneho ugasanga nk'uwo mukongomani agiye muri FDLR yanze kujya muri Nyatura kuko uwo bahanganye wagiye ngo aziyohorere yagiye kwa Jean Marie yagiye kwa Badelta yagiye muri Semuse bakagenda akavuga ati ninjye hariye tuzahuriraho kandi afite y'imbaraga azandasa kanange nge kubaho kajye muri FDLR abo nibo bakongomani ubona bari muri FDLR nuvuga ngo ira ni imitwe ijya muri bivume kuko niba wenda abantu bari kunyumva bari no kunkurikirana nta mutwe witwaje intwaro uri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwanira ukuri barwanira ubugoryi niyo mpamvu nta numwe wigeze utsinda impamvu wenda reka watsinda ute nta discipline uriya M23 nawo ni umutwe witwaje intwaro urwanya leta ya Kinshasa sibyo kuba urwanya leta ya Kinshasa ariko ufite objectif iya mbere kubohora abaturage baboshwe sibyo yego baboshwe na guverinoma ya Kinshasa yagendera baboha ibagira abatindi irabatindahaza ibagira nabi yego ikazi iri kurwanira impunzi kugira ngo ziteze imaze imyaka 30 mu buhungiro izo no objective zigaruke mu gihugu cyabo bagaruke mu gihugu cyabo yego bakava muri leta bakaza kugira ngo barwanirire bene wabo barebe ko nabo bagira uburenganzira nk'abandi bakongomani niyo mpamvu batsinda buriya M23 ifite ahiri kuyobora bwa minani
merci yego iri kuyobora ahantu hangana n'u Rwanda uterekanyijeho n'u Burundi haruta mu materitwari majije kwigarurira. Yes, haruta u Rwanda ushizeho n'u Burundi. Yego, yirukana Wazalendo, yirukana FDLR, yirukana FARDC, yirukana abacanshuro, yirukana abatanzania, yirukana abo muri Afurika y'Epfo. Abo muri Afurika y'Epfo uracyumva bongera kujwigira? Oya. Abo muri Tanzania baracyajwigira? Oya. Abo muri Malawi baracyajwigira? Nukuvuga ngo wabonye reka nsuhuze Fande Wiringoma aravuga ngo kwikiri mugende mwamirimbirimo. Yego, kimwe akakibwira ati fata kigafata kikagira gutya. Bariya bose nuko bari baje muri match batatumiwe. Rero reka tuve Masisi aho ngaho bamajije gufata abo ba FDL ndetse no kwicamo bamwe nubwo hatabuzemo n'abatoroka ariko nabo bari nk'ubwo bari 19 igihe kizagera bagafatwa. Ni byabaye hariya muri Rucuru hafi ya Zatongo muri Rucuru. Yego, nagira ngo utubwire muri Uvira aho byifashe gute muri kino gitondo. Uvira rero Uvira ndashaka kugira ngo Uvira nivugeho mu buryo navuga burambuye. Reka nsuhuze umuvandimwe admin wo kw'Intare official. Admin wo kw'Intare official bamwita uri mu ngoma Geve turamusuhuza cyane. Geve reka ngusuhuze, ari active cyane ku Ntare official. Ni umwana w'itongo. Reka nsuhuze n'abantu bahari Azatongo, ni umwana w'itongo rwose. Yego, reka nsuhuze n'abandi ba admin ba Dolphe n'abandi bagiye batandukanye n'aba Macacari nabo ni ba admin hano ku Ntare official. Hari umusirikari ntabwo nirirwa muvuga izina ariko umwe ndaza kumuvuga n'umukapiteni. Uwo mukapiteni Intare za Sarangwe zari zamufatiye Bukavu. Yego, nyuma aza kongera gutoroka atoroka Intare ava mu Ntare akomoka hano za Rucuru. Bamwita kapiteni de Baba. Yaratunze umwana w'iwacu hariya mu Kanoro Inyamitabo, umwana w'ikibirwa. Umugore we yishwe n'inda ukuntu ari n'imbwa, nta nubwo yigeze avuga ati ngo rekaze no gushingura ku mudamu. Umugore we yitwaga Bagwiza, umwana mwiza cyane, umwana w'umukobwa. Yari umugore we. Nta nazi ngo n'abana bimeze gute. Yego, uwo ngongeye navuganye nawe yari ari mu Intare za Sarangwe zamufatiye Uvira nako Bukavu. Aza mu Ntare banamurekera aho ngaho, yongeye gutoroka aragenda ajya Uvira ajya gufatanya na Ntuza na FARDC. Yari ejo none avuganye nawe ari kumwe ati ngo mbemwe ngo hariya ngo ntago nari ndi guhembwa ngo ariko ngo buno ngo guverinoma ngo iri kumpereza ngo 600,000 francs, 600,000. Ndamubwira ati se kutagira ubwenge ari amafaranga Makenga yafataga ngaye, General Bodo yafataga ngaye. Yego, Bansaba Imana nubwo wenda bafunzwe na Bavyamungu n'abandi bari abakoloni ba General Gaceri n'abandi bazimurinde bafataga ngaye kugira ngo bate umushahara bako ngo bagiye kurwanira bene wabo kubohora igihugu. Ndamubwira ati deba ayo mafaranga ntabwo azakugira umugabo, azakugira imbwa. Ngenda bivuga uzandakarira zandakarire. Hari n'abari kundakarira bari ari za Beni ngo narabavuze, ndi kuvuga ukuntu bagiye bibinka babasukisa ndayambaje basafari Nyagatare ba Duniya Bakarani, nzanabivuga kuri kugomba donc il faut gushyira ibintu hanze byagiye bibaho. De Baba niwe namubajije ndamubwira ati se shaho none ko Uvira Intare za Sarangwe zihageze urajya hehe? Uzi ikintu cyo yambwiye? Yambwiye ati ngo ndajya mu Burundi. Mu Burundi araca he? Inzira yo irahari yo kwinjira mu Burundi. None se uzajya gukora igisirikare cy'u Burundi? Ati nitugira hariya bazohereza indege zizatujyana Beni. Se Intare za Sarangwe nazo nizimara gufata hariya Beni naho muzajya he? Tuzajya Kinshasa. Niba fata Kinshasa tuzigira Brazzaville. Urumva akiri yake tuzajya mu Brazzaville ngo kuko ngo nkange ne namaze kugira mu Ntare za Sarangwe ngo buno ngo nta yandi mahitamo mfite ngo ni gutekereza ko baramutse baba bamfashe. Uri kumva ko gahunda ye niyo kubungera none ndamubaza ati Intare za Sarangwe ngo cyakora ngo ino misozi yose ngo bamaze kutugeramo ngo bamaze kutugeramo. By'umwihariko se byifashe gute muri rusange?
by'umwihariko muri Uvira hari ikintu bita panike. Muri Uvira intare za Sarambwe urareba, wenda sinzi ko ndakubwira ngo uhindure kamera ariko yigumisha aho ngaho, yigumisha aho ngaho nayo nshaka kugira ngo wenda hano ndi Uvira ngiye Bemba nicaye Uvira urugero. Ino misozi yangaha hano hantu ho nicyenyikijwe n'imisozi, hano naho hari imisozi, haya naho hari imisozi, na hano mu mpande hose hari imisozi. Iyo misozi yose irimo amadubu n'intare za Sarambwe. Yego. None intare za Sarambwe burya n'aba strategy. Hari umuntu abantu bajya bamwira ngo nizamena amabanga. Igisirikari ikiri muri operation yakozwe nta mabanga bakiriho. Igomba kuvugwa. Kuko iba yakozwe n'abanzi babayibonye kuko bakoresheje herega. Buriya intare z'Isarambwe hari icyo navuga wenda niba ari imisozi ikikije Uvira. Intare za Sarambwe nukuvuga ngo hari akantu gato kari buze gufungwa kahariya Baraka. Baraka intare za Sarambwe ziraza gufunga, zifunga ko gatranso kuko niyo route nationale iri kwerekera za Ntuza za Fizi, uri kwerekera mu Manani Kalemi. Yego. Ariko Kalemi ushobora guca mu mazi ugaca no ku muhanda. Nukuvuga ngo hariya muri Uvira haracyarimo imodoka batazapakiza mu bwato, uretse ko bazazihungisha bari kuzerekeza hehe mu Burundi, Bujumbura. Yego. Ariko noneho twibuke ko yaba izo modoka n'ibindi bikoresho bya gisirikare bishobora kuzaca hariya ntabwo ari iby'Abarundi ni iby'Abakongomani. Yego. Ibyo ngibyo intare za Sarambwe zishobora kuzavuga ziti mwaradusahuye ibintu byacu mu bijyana iwanyu. Bakarega Uburundi mu gihe bazaba bamaze kwigarurira kariya gace. Uri kumva ko icyo gihe bizaba bitanze ariko izuba muri kamera izuba rimeze gute? Kubona ntacyo bitwaye cyane. Izuba riri gukubita ririza mu maso yanjye. Yego. Twahindura twicara ahandi. Oya reka nkomereze ahangaha. Reka nkomereze ahangaha. Buriya Uvira uwo ngo Baba yaje kumbwira arambwira bati hano muri Uvira ukuntu uko bimeze namaze none urahembwa cyangwa urarwana? Yego. Ati ngewe naje gushaka amafaranga ntabwo kubijyanye no kurwana ntabyo ndimo. Uri kumva ko icyo gisirikari bo bari gukurikira amafaranga, abandi bagakurikira ngo reka turwane, abanyamurenge bari hariya za Fizi na za Uvira tubarwanirire turebe ko bagira umutekano, abari Uvira n'abari za Minembwe n'ahandi nabo tubarwanirire, undi wari gukurikirana 600,000. Nese umuntu uri kukubwira ngo nibyanga ngo nzajya ngo muri Brazzaville ngo nzajya nzajya. Uwo muntu uri kumva afite gahunda yo gutsinda Gisegeti. Uri kubona yuko uzatsindira uruhe rugamba nabo bari bameze nk'abacanshuro, n'abakongomani b'abacanshuro bari gukikira. Umusirikare wa nyawe aravuga ati kama mbayambaye. Mu gihe muri ma 23 umusirikare wo muri ma 23 ararwana akagaininga cyangwa se akaruzinga. Wakakubwira ati nzarwana paka. Ni nacyo umusirikare wa nyawe avuze. Nitaye ngo amafaranga, nitaye ku mabuye y'agaciro ngo Kongo ngirimo amabuye, buri hantu hose uragira ugasanga harimo amabuye y'agaciro. Ariko ashobora no gutoragura ibuye ry'agaciro akarihereza umuturage ati genda wibereho. M23 ifasha abakene. Gusa reka nshimire n'abantu bitanga bari muri diaspora bakavuga bati ntanze nk'imifuka 50 y'umuceri abana bari mu ntare za Sarambwe bagende bawurye. Yego. Ikana nashimire cyane abantu bari mu ntare za Sarambwe ku bwitange bwabo. Ariko nanashimira bari muri za Wazalendo. Yego. Bari muri za Wazalendo na FARDC. Nabo bata amafaranga. Batameze nka ba Baba n'idimirimbiri nk'iyo ngiyo. Hari umuntu wambwe ngo ninkaje ntukana. Ariko hari igihe wibuka byaje. Wibuka byaje uzise? Arakantu kankorogoshoye karagenda kagira mu bwonko. Buriya kugira ngo uzakunde Muzalendo biragoye, kugira ngo uzakunde FDLR biragoye.
ndakubwiza ukuri kwihangana impamvu mbivuga hari inyana z'imbwa witwa Poro Abraham witwa Nyeganyega witwa Inyasi burya abanyarwanda ni abahanga babazi no kwihangana natwe tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda hano iwacu ariko hari ibintu mbona bitashoboka buriya ukumva umuntu baraje bica umuryango wawe wowe ugasigara bagatanga imbabazi umuntu wakwiciye so na nyoko ntibakiriho bene nyoko ntibakiriho ukamubwira ati reka nkubabarire yego akakubabarira ukagira uwo mutima ngewe ntabwo ari urwangiye Claver Bemba pe kwihara ni nabi buriya Inyasi Nyeganyega na Poro bashobora kuzaza mu ntare za Sarambwe M23 ikabababarira pe ariko sinjya nibaza nkanjye Bemba bizamvamo nawe ariko wagira umutima ubabarira simbizi urareba mfite mukuru wanjye witwa Ingabire yego yari mwarimu hari ahantu bita Rushinga baramuroga arapfa iminsi yatambutse asigaza umugore n'abana yari afite umugore witwa Kazungu yego donc ahantu inzu kuko uwo yari yubatse munsi y'iwacu donc ku nzu yacu aho papa yasezeraniye yari yubatse munsi yacu undi petit frère ni mwene mama nawe yubatse nkaho shangazi wanefite shangazi wanyitwaga Jacqueline ntabwo yigeze ashaka yapfuye ari agakecuru katigeze gashaka nta mwuzukuru nitwe twari abana be yego yaratubwiraga ati ngo tutse shangazi ngo umeraga urubingo mu mutwe yarapfuye nawe izo ntera hamwe izo ngegera ba Poro baraza bafata uwo mugore wa Grand Frère Ingabire n'abana babashyira mu nzu barayitwika yibuka kandi kumwe n'uwitwa Kibonge akora muri production y'Icyama muri M23 tuvuye kubashyingura hamwe n'abitwa ba Sinisi nawe ni umugore wa nyina yari umugore wa sogokuru kubera ko sogokuru yari afite abagore benshi nawe nyina bari bamutwikiye mu nzu baramwishe abana babyara banjye ni ukuvuga ngo muri bantu 37 bishwe mu muryango wanjye hari harimo 14 ntabwo nzabyibagirwa urukumva ibyo bintu bakoze yego kumbwira ngo bizamvamo biragoranye burya abanyarwanda barihangana abanyarwanda bafite n'umutima utasanga ahandi ku isi mu rwego rwo kubana neza no kunoza imibanire y'abantu ugomba gusiga inyuma ibyabaye ukagenda none se ko bingarutsemo noneho ukareba future ko nandi kuvuga ibindi ibyo bikaba bingarutsemo birumvikana bigomba kugaruka ariko ntabwo bigomba kukwicira hazaza nanone aya biragoranye mwa ibyo turivemo rero turi muri Uvira wenda nyavugaho reka nkavugeho gato Aporo ndabyibuka Aporo ahamagara ku cyombo twe twarabamotaringaga ahantu twe tumaze kugira hejuru za Gasura kuko M23 niyaje iraduproteja turashyingura gushyingura turashyingura iki gufata tukajya dufata isanduku tugashiramo amaskelete yahiye ukuri noneho turaza tugeze hejuru za Gasura ahantu bita mu Bashako tutangira kumumotaninga twumva ku cyombo Aporo aravuze ati ngo bariya bose ngo bapfuye ngo nabagore ngo babahe mu M23 ibaze kweli suppose wenda reka dufate wenda uwo mugore wa Grand Frère sibyo dufate nk'ari umugore wanjye wenda nayo ndahana M23 iri ye ntabwo ndi M23 sibyo ariko nshyigikira ibikorwa byabo byiza yego nka tate w'imyaka uwo mukecuru w'imyaka 65 sogokuru yarapfuye uwo ngo nawe umugore wo mu M23 abandi bapfuye aho ngaho hari abo kwa Muhoko bo mu miryango bagiye bapfa abo kwa Ntuza umukobwa Vastine no kwa Habyarimana yari afite nyirarume witwa Mahombe urimbwa reka nkubwiye ngo urimbwa uri muri abo ngabo umwana we bamwicana n'umwuzukuru ariko kiracyarimo kiri
aya umutima reka twigire ihangane soma ku ka energy ugarura umutima wihangane dukomeze amakuru. Uwitwa Gaba we wamuzaga abajemo amarangamutima menshi cyane mu kiganiro ariko mu kiganiro makuru akazamo amarangamutima ariko navuga nyeganyega ikintu cyaje gusubiza nyeganyega niwe wishe undi munyatura ntuzarabizi uriya General Hakiza wiripotinze. Yego nyeganyega niwe wishe ntuza Masiroga. Nyeganyega aravuga ati ngo twaturi kubereka ngo ibyo nibya ngo ni imirabyo ngo inkuba ngo ziri inyuma ngo n'undi wese ngo uzafatanya ngo nemu Ventura ngo tuzamwica. Ibaza ubwo bucucu ntuzarabivuze Apollo nyeganyega bishyizemo cyane uza cyo kiri kugarama n'urudigi cya Inyasi. Yego katwikomereze mbaza ibindi reka dukomeze twari turi muri Uvira ariko by'amarangamutima byaje kuza ariko munamenyeyeho n'ibindi byinshi mutari muzi nabyo biba bikenewe kandi umuntu aba agomba kuruhuka mu mutima. Buriya Bemba araruhutse kuko avuze akari kamuri ku mutima. Ariko twari turi muri Uvira atubwira ko Uvira yagoswe, atubwira ko na bamwe mu basirikare bakomeye bifitiye gahunda yo kwihungira bakigendera bakajya mu tundi duce dutandukanye ko babona ko n'ubundi byange bikunde intare za Sarambwe ari ejo mu gitondo zikaba zahafata. Nagira ngo rero tuve muri Uvira tujye muri Rubero tujya muri Rubero utubwire ukuntu byifashe muri Rubero. Hariho Rubero wari kare nanjye na Sabunda rega ntabwo wabifatanya byose mu magambo makeya ukagira uburyo bitubwiramo. Hari abantu bakunda intare ukavuga wihuta kugira ngo iminota ndi kubona yenda kudushirana. Yewe iminota abantu urumva ko ni ibintu navuga abantu iminota bitwe tuyigena muri hari ubuce bugeze nko muri 6 hari muri Rubero intare za Sarambwe. Ariko sinangiye kumuvuga izina ariko birabujijwe kugira ngo muvuge izina. Bamaze gufata ubwo buce uko ari 6 intare za Sarambwe zamaze kubukacira. Yego harimo defense 6 intare za Sarambwe zamaze gukuramo FARDC na za Wazalendo. Yego babufashe ndetse bari kwa divasinga begera imbere. Andi makuru akavuga ko muri Parike Nationale ya Parike Nationale ya Maiko buriya intare za Sarambwe zimaze kugira amaparike 2-3. Parike Nationale ya Maiko, Parike Nationale ya Virunga na Parike Nationale ya Kauzi Biega intare za Sarambwe zirimo. Yego aho ngaho zamaze kwa advancinga ku buryo nabyo byaje gutera ubuhunzi bwa FARDC na Wazalendo bari muri kariya gace ka Ntunzi kariya gace ka Rubero Centre bari kuvamo. Yego bari guhunga bari kwirukana. Gusa wenda mu kindi kiganiro makuru ndaza kugira ngo mbahereze ubwo buce intare za Sarambwe zamaze gufata. Nuko ngo mu yandi makuru mukanya ndibuze maze kugatoza neza no kuvugana n'abantu bahari. Ndaza mbabwira ubuce intare za Sarambwe zafashe muri Warikari. Yego ubuce intare za Sarambwe zafashe ubwo buce izo defense 6 zafashwe muri Rubero. Muri Sabunda naho yari Mayimingi 2 Mayimingi ya mbere ni ya kabiri zarafashwe ariko intare za Sarambwe zamaze kwegera imbere. Yego naho ndaza kugira ngo mbahereze naha sibyo. Masisi yo navuga ko Masisi intare za Sarambwe ari muri za Gatoyi zamaze kwambika ahantu bita Nyabaro umugezi wa Nyabaro. Baragira ngo uze kudutoreza n'amakuru y'Iminembwe. Iminembwe buriya naho ndaza kwavuga Iminembwe yaduhe neza ayo makuru y'Iminembwe nyavuga abarundi barashinjwa kuhibasira cyane. Iby'abarundi bo tumaze no kubarambirwa gusa ikintu kiriho nuko General Afande Makanika ariko Imana urumva Imana ijye umugisha kuko ntago mwibagirwa. Yego inani ya Afande Sematama General Sematama Charire Charisi Sematama. Yego hariya ibintu ari kubikora neza. Noneho nawe hari ubuce hariya yamaze kwa Kabarundi. Yego ibyo byose ndaza noneho mubaramburire mbabwira agaca akanaka. Yego ya twasoza reka rero dusoreza aha tubwira abakunzi b'intare official gukomeza kugira impagarike n'ubugingo kugira Imana n'amafaranga nk'uko Bemba akomeza kugenda abibabwira kandi
ni koko murayafite ko mugenda mubitugaragariza mutera inkunga intare bari kudutera inkunga reka mbivugeho ariko n'abamagara mu gikari amanza bamaze kuba bangahera babiri bakamamagara harimo ati ngwino nkugurire ka mega yego abo bose turabashimira cyane ku ntare official kandi ariko n'abandi noneho nibakomeze bagutera inkunga murabona ko duhari kandi ko duhagaze bwuma tumeze neza cyane Bemba uramubona ko akeye ameze neza biragaragara ko hari umuntu wambwiraga ati ngo mbese ngo Bemba ngo kutajya ukura mu isaha bya bindi byo kuvuga ngo Imana n'amafaranga ahubwo ariwe biri kugeraho ibyo wifuriza birabanza bikamucaho turabashimira rero cyane kandi turi kumwe ibiganiro byo ni buri munsi buri kanya ibiganiro tuba tugenda tubibagezaho kandi amakuru biba birimo amakuru menshi kandi amakuru agezweho mu duce tugiye dutandukanye by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ciao rero turabakunda cyane yari merci genda muba mumva ndi inyuma ya kamera ariko umunsi umwe nanjye nzagaragara bagire impagarike n'ubugingo ciao